bakristo nshuti dukunda mwaramutseho umunsi mwiza tubifurije igitondo cyiza. Turi hano Gikondo ahagiye kubera igitambo cya misa yo kuwa gatatu w'ivu. Ni misa itwinjiza mu munsi mu gihe kidasanzwe cy'igisibo. Umunsi rero akaba hariteganyijwe misa eshatu. Uyu munsi muri aka kanya rero akaba misa ya mbere, misa isanzwe yo mu mibyizi wa gatatu itangira saa 12 n'igice hano Gikondo. Ikaba agiye gutangira igihe cy'igisibo aho itangizwa n'umugenzo wo gusigwa ivu. Muri kumwe na Joseph Umukiza hano Igikondo. Nkuko bisanzwe rero kwa gatatu w'ivu ni umunsi utangiza igihe kidasanzwe, igihe gikomeye cy'igisibo, aho tuba tuzirikana mu minsi 40 ibabara ndetse n'urupfu rwa Yezu Kristu, bizasozwa n'umunsi mukuru wa Pasika aho tuzirikana izuka rya Yezu Kristu. Igitambo cya misa kikaba giye kuyoborwa na Padiri Mukuru Nsabimana Jean Pierre Mihigo. Uyu munsi rero tukaba tugiye gutangirana n'uyu munsi dusigwa ivu. Ni umugenzo ukomeye kandi umenyerewe mu Kiliziya Gatolika. Tubahe hamwe rero abashoboye kuza uyu munsi muri iyi misa, twitabiriye umuhango tuzirikana igihe gikomeye tugiye kwinjiramo. Mukomere kandi mugire igihe cyiza, mukurikirane imihango ibera muri igitambo cya misa. Turakwitwara turakarira tawe wibhakirwe ibyo byaha Nyagasani ukunda ibiriho byose, ntugire icyo wanga mu byo waremye, kandi ntiwita ku byaha by'abantu igihe babyicujije. Ubagirira imbabazi kuko uri Nyagasani Imana yacu. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Inema y'Umwami wacu Yezu Kristo akanagira impuhwe, atinda kurakara, akaba n'indahemuka, kandi ntakunda guteza ibyago. Hari uwabimenya se? Ahari wenda ntiyazisubiraho, ahari wenda icyago ntiyagisimbuza umugisha, akongera gushimishwa n'amaturo n'ibitambo mwatura Uhoraho Imana yanyu. Nimuvugirize ihembe i Siyoni, mutangaze hose igisibo gitagatifu, kandi mutumize bose mu iteraniro. Nimukoranye rubanda, muhamagaze ikoraniro ryose. Nimukoranye abasaza n'abato, ndetse n'abakiri ku ibere. Umukwe nasohoke mu nzu ye, umugeni nawe ave mu cyumba cye. Abaherezabitambo aribo bashinzwe imirimo y'Uhoraho, nibaririre hagati y'umuryango w'ingoro n'urutambiro, nibatakambe bagira bati, Uhoraho, babarira imbaga yawe, wikoze isoni umurage wawe ngo amahanga wuhindure urw'amenyo. Niki cyatuma amahanga bavuga ngo mbese Imana yabo ibahe?
nibwo uhoraho agiriye ishyaka igihugu cye maze ababarira umuryango we. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani turememo umutima usukuye maze utuvugururemo ibitekerezo biboneye. Nyagasani turema umutima usukuye maze utuvugururemo ibitekerezo biboneye. Mana yanjye, ngirira imbabazi ukurikije ineza yawe, kubera impuhwe zawe nyinshi umpanagureho ibyaha byanjye, nyuhagiraho wese ibicumuro byanjye, maze unkize icyaha nakoze. Nyagasani turemamo umutima usukuye maze utuvugururemo ibitekerezo biboneye. Koko nemeye ibicumuro byanjye, icyaha cyanjye kimpora imbere, uwo nacumuyeho ni wowe wenyine, maze ikibi wanga mbara icyo nkora. Nyagasani turemamo umutima usukuye maze utuvugururemo ibitekerezo biboneye. Mana yanjye, ndemamo umutima usukuye maze umuvugururemo ibitekerezo biboneye. Ntunyirukane ngo unte kure yawe, cyangwa ngo unkuremo umwuka wawe uzira inenge. Nyagasani turemamo umutima usukuye maze utuvugururemo ibitekerezo biboneye. Ahubwo mpa kwishimira ko nakijijwe kandi nkomozemo umutima wuje ineza. Nyagasani, bumbura umunwa wanjye maze akanwa kanjye gatangaze ibisingizo byawe. Nyagasani turemamo umutima usukuye maze utuvugururemo ibitekerezo biboneye. Isomo ryo mu ibaruwa ya kabiri Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinti. Bavandimwe, ubu rero duhagarariye Kristo nk'aho Imana ubwayo yabashishikarije muri twe. Ngaho rero turabinginze mu izina rya Kristo, nimureke Imana ibigarurire. Utigeze arangwaho icyaha, Imana yamugize impongano y'ibyaha kugira ngo muri we duhinduke abatunganiye Imana. Ubwo turi abafasha b'Imana, turabashishikariza kudapfusha ubusa ubuntu bwayo, kuko ubwayo yivugira iti, mu gihe gikwiye numvise isengesho ryawe, no ku munsi w'uburokorwe naragutabaye. Ngiki rero koko igihe gikwiye, nguyu koko umunsi w'uburokorwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe.
inkuru nziza ya Yezu Kristu ko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yezu ku musozi, maze arababwira ati murajye mwirinda kugira neza mu maso y'abantu mugira ngo babarebe. Mwaba mwivukije ingororano kwa so mu ijuru. Igihe rero utanga imfashanyo, ntukavugishe ihembe imbere yawe nk'uko indyarya zibigira mu masengero no mu mayira kugira ngo baratwe n'abantu. Ndababwira ukuri, baba bashyikiriye ingororano yabo. Naho wowe nutanga imfashanyo, ikiganza cyawe cy'ibumoso ntikikamenye icyo icy'iburyo gikora, bityo imfashanyo yawe ijye igirirwa mu ibanga, maze so umenya ibyihishe azabikwiture. Igihe musenga, ntimukagenze nk'indyarya zikunda gusenga zihagaze mu masengero no mu mayira abiri ngo zibonwe n'abantu. Ndababwira ukuri, baba bashyikiriye ingororano yabo. Naho wowe nushaka gusenga, ujye winjira mu nzu yawe ukinge, maze usenge so uri ahatagaragara, maze so umenya ibyihishe azabikwiture. Igihe musiba kurya, ntimukijime mu maso nk'uko indyarya zibigira, zikambya agahanga kugira ngo babone ko zisiba. Ndababwira ukuri, ziba zashyikiriye ingororano yazo. Wowe rero nusiba kurya, ujye wisiga mu mutwe, wiyuhagire mu maso, kugira ngo utamenyesha abantu ko usiba, ahubwo bimenywe gusa na so uri ahatagaragara, maze so umenya ibyihishe azabikwiture. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nk'uko twabivuze mu ntangiriro y'iri sengesho, uyu munsi dutangiye igihe cy'igisibo. Igisibo ni igihe gikomeye kandi gitagatifu cyo kugarukira Imana, cyo kwisubiraho, cyo gushakashaka ubutungane. Tubyumvise mu isomo rya kabiri Pawulo mutagatifu atubwiye ati, ubu rero duhagarariye Kristu, turabinginze mu izina rya Nyagasani Yezu, nimureke Imana ibigarurire. Dutangiye urugendo rutagatifu rutuganisha kuri Pasika, aho tuzazirikana ububabare, umusaraba n'urupfu ndetse n'izuka bya Nyagasani Yezu Kristu. Aya masomo matagatifu araduhamagarira kugira ngo buri wese ku rwego rwe uzakora uko ushoboye, Nyagasani akwigarurire. Ni igihe cyo kugarukira Imana, ni igihe cyo kurushaho kuyitunganira, ni igihe cyo gushakashaka ubutungane, tubaho tunogeye Imana kandi tunogeye n'abavandimwe bacu. Mu isomo rya mbere umuhanuzi Yoweli yabitubwiye ati, nimushishimure imitima yanyu, musigeho imyambaro yanyu. Ashaka kutubwira ko
uru rugendo rutagatifu dutangiye ni urugendo rwo ku mutima, ni urugendo rwo gushimisha Imana, ntabwo ari urugendo rwo kwiyerekana no gushakashaka gushimishwa n'abantu. Buri wese mu bikorwa bitagatifu bizamuranga uzaharanire kurushaho gushimisha Imana, uzaharanire kurushaho gusa nayo, kandi uzakomeze kwitagatifuriza mu bikorwa by'urukundo bizakuranga, maze iyi minsi izatubera iminsi y'imigisha, n'iyi Pasika izadufashe kuzukana na Nyagasani Yezu Kristo koko. Kiliziya rero iduhamagarira imigenzo itatu iduherekeza ikanadufasha muri iki gihe cy'igisibo kugira ngo kibashe kurushaho kudutagatifuza. Ibyo ni ugusenga, ni ugusiba no kwigomwa, ndetse no gusangira n'abandi, cyane cyane imisaraba yabo. Muri Ivanjili bamaze kudusomera batubwiye ko ibyo uzakora byose ntuzabikorere gushaka gushimisha abantu, ntuzabikorere kugira ngo ubonwe n'abantu, ahubwo uzabikore mu bwiyumanganye n'ubwiyoroshye, maze so umenya kandi akabona ibyihishe azabikwiture. Igihe cy'igisibo ni igihe cyo gusenga kurushaho. Gusenga by'ukuri si ugucukiranya amagambo, gusenga by'ukuri ni ugushyikirana n'Imana. Iyi minsi izadufashe kurushaho gusenga, izadufashe kurushaho gushyikirana n'Imana, izadufashe kurushaho kongera kurushaho kuvuga ayo masengesho atwegereza ubwiza bw'Imana kandi akadutagatifuza. Igisibo ni igihe gikomeye kandi gitagatifu cyo kurushaho gusenga, cyo kurushaho gushyikirana n'Imana no kwegera ubwiza bwayo. Icya kabiri, igisibo ni igihe cyo kurushaho gusiba no kwigomwa. Icyo baduhamagarira cyane gusiba ni ugusiba icyaha, ni ugusiba ikibi. Buri wese uko abishoboye kose iyi minsi mitagatifu dutangiye uzarwana iyo ntambara yo gusiba icyaha, yo kwanga icyaha n'imizi yacyo yose, ahubwo uzaharanire kurushaho gutunganira Imana no gutunganira abavandimwe bawe. Muri uko gusiba kandi bakaduhamagara no kurushaho kwigomwa, kwigomwa muri bimwe dutunze cyangwa se muri bimwe bidushimisha. Igisibo cyacu gitandukanye n'igisibo cy'abandi, kuko harimo abasiba ibyo basibye bakabyibikira bakaza kubyihereza nyuma, naho twebwe igisibo cyacu ni ukugira ngo ibyo wigomwe, ibyo wasibye ubashe kubifashisha abandi. Igihe cy'igisibo dutangiye ni igihe cyo kurushaho gukora ibikorwa by'urukundo, ni igihe cyo kurushaho kutihugiraho, kutireba wowe wenyine gusa, ahubwo ukabasha no gutekereza n'abandi. Pawulo mutagatifu yatubwiye mu isomo rya kabiri ati, mu gihe gikwiye numvise isengesho ryawe, ku munsi w'uburokorwe naragutabaye, njiki koko igihe gikwiye, nguyu koko umunsi w'uburokorwe. Muri iyi minsi duhamagariwe kurushaho gukora ibikorwa by'urukundo, dusangira n'abavandimwe bacu, ariko cyane cyane gusangira nabo imisaraba yabo, gusangira nabo ibibababaza, kwibuka abo bose batibambanywe na Yezu Kristo ku musaraba, bafite ububabare ku buryo butandukanye. Igikorwa cyose cy'urukundo uzakora muri iki gihe cy'igisibo uzakironka mu mugisha w'Imana. Igikorwa cyo kwigomwa n'icyo gufasha umuvandimwe wawe uzakora ugikuye ku mutima kandi wagisengeye, kizakwegereza ubwiza bwa Nyagasani. Njiki koko igihe gikwiye, nguyu koko umunsi w'uburokorwe. Dusaba Imana rero twongere ingabire za Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu azatumurikire kandi azadukomeze muri iyi minsi y'igisibo, maze koko itubere iminsi y'imigisha, iminsi yo kwisubiraho, iminsi yo kugarukira Imana, iminsi yo kurwanya ikibi aho kiva kikagera, maze iyi Pasika izatubere Pasika y'imigisha, Pasika y'ibyishimo n'amahoro,
tuzukana nyagasani Yezu Kristu. Mu kanya bagiye kudukoreraho umuhango wo kudusiga ivu. Iyo bagusiga ivu ku gahanga, umusaseridoti arakubwira ati wibuke ko wavuye mu gitaka kandi uzagisubiramo. Uyu munsi wa gatatu w'ivu ni umunsi udusaba kongera guca bugufi icyubahiro tukagiha Imana, cyane cyane ko byose iyo bigenda neza usanga rimwe na rimwe twibagirwa ko twavuye mu gitaka kandi ko tubumbye mu gitaka kandi ko tuzagisubiramo, ugasanga rimwe na rimwe twibagiwe ko tubeshejweho n'urukundo n'impuhwe by'Imana. Uyu munsi wongeye kudufasha guca bugufi icyubahiro tugiha Imana. Umusaseridoti kandi aratubwira ngo hinduka wemere inkuru nziza. Iri vu bagiye kudusiga ku guhanga ntibibe gusa umuhango, ahubwo buri wese abikore yumva ko yiyemeje kongera guca bugufi imbere y'Imana n'imbere y'abavandimwe be, tuzirikana ko twavuye mu gitaka kandi ko tuzagisubiramo, ariko kandi ko urukundo rw'Imana rukomeza kuduherekeza kugira ngo ubuzima bwacu bwose bukomeze kunogera Imana no kunogera abantu. Dusabe rero imihango tugiye gukora kuri wa gatatu w'ivu, amasengesho tuza kuvuga n'ibikorwa by'urukundo tuza gukora, bidufashe kwegera ubwiza bwa Nyagasani, bidufashe kongera kwitagatifuza, bidufashe kurushaho guhanira ubutungane, maze iyi Pasika yacu izatubere Pasika y'imigisha. Nyagasani Yezu nabane namwe. Muhaguruke dusabire umugisha iri vu bagiye kudusiga. Nyagasani Mana yacu, wowe udashaka ko abanyabyaha bapfa, ahubwo ukifuza ko bahinduka bakakugarukira, gira impuhwe wumva amasengesho yacu, maze ku mbabazi zawe uhe umugisha iri vu twageneye kwisiga ku gahanga, kugira ngo twerekane ko twavuye mu gitaka kandi tukazasubira mu gitaka. Umwete wo kwihana muri iki gisibo nuduhesha imbabazi z'ibyaha twakoze, uturonkere ubuzima bushya, bityo twishushanye n'umwana wawe wazutse, Yezu Kristu umwami wacu.
iyi misa yasabwe n'umuryango wa Emmanuel Kalima, barasabira Emmanuel Kalima witabye Imana. Tugakomeza igitambo cy'Ukaristiya dutura. Et des hommes, nous te le présentons au Seigneur, deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie, travail des hommes, te le présente, deviendra pour nous le pain de règne éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Amen. Bavandimwe nimusabe kugira ngo igitambo cyacu kinyure Imana Data ushobora byose. Nyagasani yakira igitambo muhereje, wageshe inyabisinzo n'ikuzo, kandi kitugirira akamaro kikagera na kizera yose ntagatifu. Nyagasani, mu ntangiriro y'igisibo duhimbajwe no kugutura iki gitambo, tugusaba ngo ibikorwa byo kwihana n'iby'urukundo biducogozemo irari ribi, maze nitumara gukira ibyaha tuberwe no kwizihiza ibabara ry'umwana wawe bwa Kristu umwami wacu. Nyagasani Yesu nabane namwe, nawe kandi muhorane. imitima yanyu nihugukire iby'ijuru, dushimire Nyagasani Imana yacu. Birakwiye kandi biratunganye. Ni koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose Nyagasani dawe nyir'ubutagatifu, Mana ishobora byose ugahoraho iteka ku bwa Kristu umwami wacu. Kuko wowe nyir'impuhwe, uko umwaka utashye uha abayoboke bawe kwitegura ibirori bya Pasika mu byishimo n'imitima isukuye, kugira ngo igihe bashishikarira gusenga no kugaragaza ibikorwa by'urukundo kandi bakibanda ku masakaramentu wabahereyemo ubugingo bushya, bibagize ku butungane bukwiriye abo wagize abana bawe. Nicyo gitumye twifatanya n'abamarayika nitwe kandi yose ingabo zo mu ijuru
tukarema igisingizo cy'ikuzo ryawe tuvuga ubudahwema tuti Nyir'ubutagatifu, nyir'ubutagatifu, ni wowe Nyagasani Mana, umutegetsi w'ingabo, ijuru n'isi yuzuye ikuzo ryawe. Yesu Kristo Mwana wawe n'umwami wacu koko uri utagatifu Nyagasani ukaba n'isoko y'ubutungane bwose. None rero mubyeyi wacu turagusaba usakaze roho wawe kuri aya maturo maze uyatagatifuze kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yesu Kristu umwami wacu. Igihe yari agiye kugabizwa ububabare n'urupfu ku bushake bwe, yafashe umugati arashimira arawumanyura nuko awuhereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze muryeho mwese, iki ngiki koko n'umubiri wanje ugiye kubatangirwa. Nk'uko yari amaze kubigenza barangije kurya, afata inkongoro nanone arashimira nuko ayihereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze munyweho mwese, iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye, isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kubonerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora urwibutso rwanjye. Uchunguzi wacu usingizwa, ibiratisi inaryawe nyaka anu none rero Nyagasani, mu gihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana wawe, tugutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro, tugushimira ko watumye tuberwa no kugushengerera tukaguhereza amaturo, kandi turakwinginga twiyoroheje ngo twebwe abasangira umubiri n'amaraso bya Kristu, Roho Mutagatifu aduhuze twunge ubumwe. Nyagasani, wibuke kiliziya yawe yogeye ku isi hose, maze uyogore ijya mbere mu rukundo, hamwe na Papa wacu Francisco
n'umwepiskopi wacu Antoni Karidinali Kambanda n'abatorewe umurimo wa Ritari bose. Nyagasani wibuke kandi uyu Emmanuel Kalima wahamagaye kura kuri iyi si ubwo yunze umwe n'umwana wawe mu rupfu rumeze nk'urwe uramuhe no kumwishushanya mu izuka rye. Wibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfa bafite ubwizere bwo kuzazuka hamwe n'abandi bose bapfa usanzwe ufitiye impuhwe, maze ubakirire mu rumuri ruguturukaho. Turakwinginze ngo natwe twese utugirire impuhwe, maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka, we na Bikira Mariya mubyeyi muhire w'Imana, Yosefu mutagatifu, intumwa zawe ntagatifu n'abandi batagatifu bose bakunyuze ku bihe byagiye bisimburana, nuko hamwe nabo tuzagusingize tukurata bwa Yezu Kristo umwana wawe. Dawe Imana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristu, ukabihabwa hamwe nawe, ukabihererwa muri we, mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Nk'uko twabibwirijwe n'Umukiza kandi akanabidutegeka akabitwigisha, dutinyutse kuvuga tuti: dawe uri mu ijuru, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungurire none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abacumuyeho, ntuduterane mu bitoshya, ahubwo udukize icyago. Amen. Nyagasani turakwinginze udukize ibyago byose, ibihe turimo bisakazemwo amahoro, impuhwe zawe ziturengere, zidukize icyaha cyose, ziturinde n'amakuba yose, mu gihe twitegereje ya mizero mahire no kuza k'Umukiza wacu Yezu Kristo. Ubwami n'ububasha ibyawe Nyagasani iteka ryose. Nyagasani Yezu Kristo wabwiye intumwa zawe uti: mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanje, ntiwite ku byaha byacu, ahubwo wite kwemera kwa Kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe yiha amahoro kandi wibumbire mu bumwe, wowe ubaho ugategeka iteka ryose. Amen. Nimugire iteka amahoro ya Nyagasani. Urayahorane nawe. Mu rukundo rwa Kristu nitwifurizanye amahoro.
nyagasani yezu kirisi umwana w'imana nyir'ubugingo, we wahaye isi ubuzima ugirishije urupfu rwawe ku bushake bw'imana data kandi ufashijwemo na roho mutagatifu, dukize ibyaha byacu byose n'ibyago byose, bidukirisha umubiri wawe n'amaraso yawe, maze uduhegura dukomeye ku mategeko yawe no kutagira ubwo twitandukanye nawe bibaho. Twahirwa twebwe twese abatumiye ku meza ya nyagasani, dore ntama w'Imana, dore Yesu Kristo, dore ukiza ibyaha by'abantu. Singirwa kwinjira mu mutima wanjye akuja mu gusamu. Kristo duhabwa aturinda tubesheho, aturagire, azatwize mu bugingo bw'iteka.
uzirikana amategeko y'Imana amanywa n'ijoro azera imbuto igihe kigeze. Dusabe. Nyagasani, turakwinginze, iri sakramenti tumaze guhabwa nitubere ikiramiro, maze ukwihana kwacu kukunogere kandi kudukize bwa Kristu umwami wacu. Twifurije rero igihe cyiza cy'igisibo, iyi minsi izatubera iminsi yo gushakashaka ubutungane, yo kurushaho kugarukira Imana, yo kurushaho kwihana, dusiba, twigomwa kandi dusangira n'abavandimwe bacu mu byo dutunze. Iyi minsi izafashe buri wese kurushaho kwegera ubwiza bwa Nyagasani, cyane cyane turushaho gutunganira Imana no gutunganira abavandimwe bacu, maze iyi Pasika koko izatubere Pasika y'imigisha, tuzabashe kuzukana Yezu Kristu tugira ubuzima bushya, gushaho kuba ibimenyetso by'ubwami bw'ijuru mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mwibuke kandi ko kuwa gatatu w'ivu n'umunsi wo gusiba no kwigomwa, haba ayoga, banywa itabi, haba akanyama, ndetse n'abashakanye nabo bakagira ukwigomwa guhesha Imana icyubahiro. Kongera rero turagize Mubyeyi Bikira Mariya urugendo rutagatifu tutangiye. Mubyeyi Bikira Mariya azagendane natwe, azadushyire mu gishura cye gitagatifu, maze ibikorwa byose byo gusenga, gusiba, kwigomwa no gusangira n'abandi bizaturonkera imigisha y'Imana, kandi iyi minsi izatubera iminsi yo kurushaho guhinduka bashya. Tubisibe tugira tuti: ndakuramutsa Mariya, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, uraje udusabira tw'abanyabyaha, urabona igihe tuzapfira. Bikira Mariya utasamanywe icyaha, mwamikazi w'intumwa, mwamikazi utabara abakristu, mwamikazi ugira inama nziza, mwamikazi w'amahoro, Yosefu mutagatifu, Viseni Paroti mutagatifu, bazina bacu batagatifu, namwe batagatifukazi b'Imana. Isengesho rya yubile. Nyagasani Imana, mubyeyi wuje urukundo n'impuhwe, twagushimira ko watwohereje umwana wawe Yezu Kristu, yasamwe ku bwa Roho Mutagatifu, abyarwa na Bikira Mariya. Ijambo rye riratumurikira, rikayobora intambwe zacu. Amasakaramentu duhabwa muri Kiliziya ye akadutungira ubuzima. Ku musaraba Yezu Kristu yadutsindiye icyaha n'urupfu, atwuhagiza amaraso ye, asenya inkuta n'ibindi bitanya abantu, aduhuriza twese mu muryango umwe w'abana b'Imana. Mu izuka rye n'izamuka rye mu ijuru, yatwuguriye amarembo y'ubugingo. Uko tumwiyambaza aradutabara, akaduhumuriza, niwe mahoro yacu. Mana mubyeyi wacu, shimirwa wowe duhaye guhimbaza yubile. Twagushimira imyaka 2025 yo gucungurwa kwa bene muntu. Twagusingiza kubera imyaka 125 inkuru nziza imaze igeze mu Rwanda. Twagushimira kubera abamisiyoneri ba Afurika bayituzaniye. Twagukuza kubera abantu b'ingeri zose bitangiye ubutumwa bwa Kiliziya. Nyagasani Imana, dukomeze mu kwemera, mu kwizera no mu rukundo. Duhe kuba abahamya b'ukuri n'abagabuzi b'amahoro yawe. Uko bukeye dutera intambwe mu nzira y'amizero. Roho Mutagatifu atumurikire, adukomeze mu nzira y'umukiro. Bikira Mariya nyina wa Jambo, mwamikazi wa Kibeho, udusabire. Nyagasani Yezu nabane namwe. Imana ishobora byose nibaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyane amahoro ya Kristu.
bakristu nshuti mwese mwadukurikiraga kuri YouTube channel Paroisse Saint Vincent Paruti Gikondo. Igitambo cya misa cyaberaga hano muri Paroisse Saint Vincent Paruti Gikondo kirahumuje. Cyari igitambo cya misa cyo kuri wa gatatu w'ivu utwinjiza mu minsi 40 y'igisibo, aho tuzirikana ububabare ndetse n'urupfu rwa Yezu Kristu. Igitambo cya misa rero cyabayemo umugenzo wo gusigwa ivu, umugenzo ugaragaza kwicisha bugufi ndetse no kwihana. Amateka tubwira ko uyu mugenzo w'isigwa ry'ivu waratangiye mu mwaka wa 1591, ukaba ari umugenzo usobanura cyane kwicisha bugufi, kugaragaza agahinda ndetse no kwisubiraho. Imigenzo mitatu izadufasha muri iki cyumweru, muri iyi minsi 40 y'igisibo, ikaba ari imigenzo yo gusenga, guhinduka ndetse no gusiba ku buryo bugaragara. Urugendo rero rutangiye rutagatifu rw'iminsi 40 rutubere umwanya wo kongera kuzirikana ububabare bw'umucunguzi wacu Yezu Kristu, natwe bitushishikariza kudakomeza kumubabaza, ahubwo dukora icyiza kugira ngo twoye gukomeza kumubabaza. Tubishuvurije mwese rero urugendo rutagatifu rwiza, urugendo rwo kwicuza, rwo kwisubiraho no gusenga. Mwari kumwe na Joseph Habumukiza hano Gikondo, kandi twararikira no gukomeza gukurikira misa saa 4, aho tujya kuba twifatanya n'abanyeshuri kugira ngo nabo dutangirane nabo nk'abana ndetse n'urwo rubyiruko, urwo rugendo rw'iminsi 40. Mugire umunsi mwiza.